tujye kuganira ku mbuga nkoranyambaga. Ubundi imbuga nkoranyambaga nubwo zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi mu koroshya ibintu bitandukanye n'itumanaho, gusa kuzikoresha cyane nk'uko ubushakashatsi bukomeza bubigaragaza bwerekana ko bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima. Ni kenshi bivugwa, ni kenshi hajya amafilime hanze agaragaza uburyo ki tugenda dusatira ububata bw'imbuga nkoranyambaga, abantu tukabikerensa cyane ko ari ahantu twafashe nk'ahantu ho kwidagadurira ndetse no kumenyekanisha bimwe mu bikorwa byacu. Hano batanze urugero nko ku mibanire mu ngo, ubushakashatsi bwakorewe ku ngo 2,000 mu Bwongereza. Ubwo si mu Bwongereza gusa, nuko wenda n'inaha iwacu nta burakorwa ngo bujye hanze. Bwagaragaje ko umuntu umwe muri 7 basabaga gatanya byabaga bitewe nuko uwo babana yitwara ku mbuga nkoranyambaga n'umwanya biha. Ubwo bushakashatsi kandi bwerekanye ko 25% by'abashyingiwe byibuze rimwe mu cyumweru batongana bapfa imbuga nkoranyambaga. Isuzume wowe n'uwo mufitanye umubano mutongana kangahe? Ese uburumwa cyangwa se umwanya ungana uti imbuga nkoranyambaga kurusha uko wakawuhaye umupatina wawe? Uru rugero rugaragaza ko kuba imbata y'imbuga nkoranyambaga byangiza imibanire yacu n'abandi kandi bikanagira ingaruka ku buzima bwacu bwite nk'uko ingaruka zigenda zigaragara. Hari ibihuha n'iterabwoba. Buriya ingaruka z'imbuga nkoranyambaga ya mbere buriya n'ibihuha n'iterabwoba. Usanga kuri ubu inkuru nyinshi zikoreshwa ku mbuga nkoranyambaga, ubwo nimvuga imbuga nkoranyambaga uzumve zose, zo za YouTube, za Facebook, Instagram, X n'izindi zose uzi. Iyo atari ibihuha aba ari iterabwoba, umuntu agakoresha ifoto y'undi muntu mu nyungu runaka, kumuserereza cyangwa se kumubeshyera, ndetse akaba yanakoresha amagambo yo kumutera ubwoba. Ibi bamwe rero bibaviramo kwiheba, guhunga cyangwa se kwiyahura. Nyamara wagenzura ugasanga nabo babifitemo uruhare, rwaba ruziguye cyangwa se rutaziguye, kuko akenshi bakoresha ifoto we wakoresheje washyizeho. Urwo n'urugero ruto ngo haye. Ikindi indi ngaruka ni ukutiteza imbere no kudakoresha ubwenge. Buriya ibaze nko kuba wari uri kwandika ibaruwa isaba akazi, nuko ugahita ubona ubutumwa bwa WhatsApp ugahugira mu kubusoma, bikagutwara umwanya ndetse wenda bikanarangira wibagiwe ibyo wakoraga. N'urugero rumwe kandi rugaragaza ko kuba imbata y'imbuga nkoranyambaga ari bibi. Hamwe n'ibyo kandi kumara umwanya ukoresha imbuga nkoranyambaga uri ku kazi bishobora gutuma kadakorwa neza, cyane cyane iyo ari akazi gasaba umwanya, ibitekerezo cyangwa se kwakira abakugana. Buriya ko burazitera n'umunaniro na stress. Buriya hari abantu usanga zimwe mu ntoki zabo zararemaye kubera uko ziba zimeze iyo bari kwandika ku mbuga nkoranyambaga. Abantu ugasanga bahora n'umunaniro wabo mu mugongo, ibikanu, umutwe udakira n'ibindi. Ukumara umwanya ukoresha izi mbuga nkoranyambaga, uburyo uburimo benshi baba bicaye cyangwa se baryamye, bitwara ingufu kandi ntabwo uburyo zigendamo uba wowe ubyumva. Hakaza buriya ari ibyo bita text neck. Ubundi ni indwara nshya isigaye igezweho iterwa no gukoresha telefone, hahandi uba bari ijosi n'umugongo, ukaba wajya no kwa muganga nta kindi cyabitewe uretse kunama muri device muri telefone n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Ni icyorezo gishya cyitwa text neck. Ugasanga umuntu ko mba bari ibikanu n'ibitugu bimeze bite. Ikindi nugora wigereranya n'abandi. Buriya kimwe mu bintu byica mu mutwe bikanahungabanya intekerezo z'abantu, harimo iki kintu guhora wigereranya n'abandi. Ku bakunda rero gukoresha izi mbuga cyane, uzasanga bituma ushaka kwishushanya nk'umuntu runaka, umusitari runaka, uko yambara, uko yitwara, n'ibishuti yawe yerekanye uko yariri muri convention center n'urugero, nawe wumve ko ugomba kujyayo rwose byanze bikunze. Niba mubonye yasohokeye ahantu heza uvuga uti yaransize. Werekanye ko yateye ivi uvuga ati ni ngombwa nanjye kuritera.
n'ibindi rero bishobora gutuma uhindura imyifato yawe, imyitwarire, ugasanga bigize ingaruka ku buzima bwawe kandi bikaba byabyara ishyari no kwifuza kubi, hamwe hazamo n'ubugome. Ishyari ridafite aho rishingiye ku bintu biri aho gusa bya fake life n'ubuzima buri aho ngaho, ibintu biri aho we wiremye mu mutwe kubera kwigereranya n'abandi. Hari n'ibindi rero biba bijyanye n'ubuzima, izindi ngaruka zigera ku buzima bwawe bwite, harimo nko kureba ibikezi kubera amasaha umara muri screen ya telefone, kubera rwa rumuri rw'ubururu ruturuka mu bikoresho by'ikoranabuhanga, uburyo baba barabikoze kugira ngo nyine biboneshe. Harimo kandi uburwayi bw'umugongo, cyane cyane igice cyo hejuru mu bikano, kubera kunama nyine nka ya ndwara ya text neck nakubwiye. Ikindi kandi ushobora no kugira uburibwe cyangwa kuremara bimwe mu bice by'ukuboko kubera guhora ubikoresha ibintu bimwe bidahinduka. Kandi niba ukibyuka cyangwa mbere yo kuryama ukoresha imbuga nkoranyambaga, ibi bigira ingaruka mbi ku bitotsi. Ibi bintu twabiganiriye. Buri uzarebe abantu mwanyuze mu ishuri, uzarebe amasaha meza yo kwiga. Ngiye buri akenshi ni nayo nkunda gufata ndi gutegura ibintu bitandukanye cyangwa se nikorera imishinga yanjye iremereye. Ni amasaha mba nicuye mu ya saa 9, saa 10, saa 11. Aho ngaho ni cya gihe ubwonko buba bwaruhutse, buri fresh, utekereza neza, hahandi wiga gugafata. Ibaze none utangiye icyo gihe uri guscrollinga ku mbuga nkoranyambaga, no kuvuga wamunanira uraza, bwa bushobozi bwawe bwo gutekereza ibindi bintu byakugirira akamaro ugasanga bigeze nko mu masaha saa 12 cyangwa ugiye kwitegura kujya mu kazi. Niba gatangira mu gitondo ugere ku kazi wananiwe kubera icyo kintu gusa. Hano rero abahanga bakomeza no gutanga inama ni gute ibingibi wabikira niba umaze kubona ko wamaze kubimbata y'imbuga nkoranyambaga. Wikwiheba kuko hari uburyo bwo kubikira kandi neza. Icyambere usabwa no kubyiyemeza kandi ukabigiramo umuhati kugira ngo ubikire. Niyo byagutwara igihe ariko amaherezo birakira. Telefone ikurema ijwi cyangwa se kuvibra, niba ushyire muri silencieux, niba ariyo ukoresha witaba ugerageza ufunge ibizwi nk'ama notifications, ku buryo niyo hari ubutumwa bwaza utari bubwumva. Kenshi rero bidukururira gufungura kenshi iyo tubwumvise. Umwanya utagomba kurenza ukoresha imbuga nkoranyambaga. Hano bigufasha kwiha gahunda n'umwanya, kandi niba hari abo muhurira kuri izo mbuga bazaba bazi igihe ubonekera. Apana wundi ukwandikira ngo ako kanya usubize nkaho muba mwahanye gahunda yuko ariko kazi kawe. Ushobora kwiha gahunda wenda y'iminota 30 buri munsi, ukareba igihe nyacyo cyo kuba wakoresha izo mbuga. Nyiri Facebook Zuckerberg niwe wavuze ko uko yayikoze yifuzaga ko umuntu akabije atagakwiye kurenza iminota 50 akoresha Facebook. Ugendeye kuri urugero rero wabigeraho. Ushobora no kwishyiriraho amabwiriza ati wenda nta gukoresha izi mbuga ndi mu biro cyangwa mu kazi, nta kuzikoresha ndi kumwe n'abandi. Ibi byo mpora mbipfa n'abantu benshi tuba turi kumwe, usanga muri kuganira ibintu wenda muri kugazabura muri telefone. Kuramo program niba ubona ibindi biri kukundanira kandi ukabubona nta inyungu ifatika kuba uri no kuri urwo rubuga bikuzanira. Iyo program uri kuyikoresha kubera iki se? Ikore muri telefone yawe, shaka icyo uhugiraho. Benshi rero bakoresha izi mbuga kuko bafite umwanya upfubusa, nyamara ushatse ibindi ntiwabibura. Ufite byinshi, ushobora kureba filime, umupira, kubyina, gusoma, kwigurira imirushya, gutembera. Wabihugiraho bigatuma ni na bya bintu bishobora kukugira umumaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Shaka porogaramu rero zigufasha kugabanya umwanya umara. Izi porogaramu zibaho. Hari porogaramu zimwe zakorewe kwiha igihe uri bumare ukoresha imbuga nkoranyambaga, nuko ugashyiramo igihe ntarengwa nyine cyo kuzikoresha. Igihe nyine wazikoresheje igihe cyarenga zigahita zihagarara gukora. Izo porogaramu nagwa nk'urugero, hari yitwa off time muyishake, yitwa moment, yitwa up detox, iyo bita break free, yitwa stay on task. Zose ushobora kuzishyira muri telefone yawe niba ushaka kuba waba wa muntu nyine ushaka kuva mu bubata bw'imbuga nkoranyambaga.
indi nama ishyirireho igihembo, iyemeza uti nimara amasaha runaka ntari gukoresha WhatsApp cyangwa Facebook ndigurira akantu cyangwa se ndihemba ikintu runaka mu byukunda. Ibiza gufasha, binafasha ubwonko bwawe kubona ko burya hari ibindi byagushimisha kurenza imbuga nkoranyambaga. Ikindi hari uburyo bundi bukoreshwa, ikure ku murongo. Iyemeza uti uyu munsi ntabwo ndi bufungure connection, nta inite za bando za internet ndi bugure cyangwa telefone uyifunge burundu amasaha runaka. Usanga abantu rero bari gusobanukirwa, abantu bamaze gusobanukirwa ibintu nk'ibi ngibi batagikoresha cyane imbuga nkoranyambaga nijoro, kuko baba bari kwita ku miryango yabo. Ntukinjirane telefone mu buriri. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu benshi bamara hafi isaha bagikanguka bari gukoresha imbuga nkoranyambaga, naho abagera kuri 75% bakazikoresha mbere yo kusinzira. Niba ushaka rero gucika ku bubata bwa telefone, ntukajyane telefone mu cyumba uraramo. Shaka kugufasha mu kukwibutsa. Benshi usanga ko batwa binatirwa nuko ntawe ubabwira ko bamaze akanya kanini ku mbuga nkoranyambaga. Bwira umubana, umubyeyi, umwana wawe se cyangwa se inshuti, bajye bakwibutsa kuba uhagaritse gukoresha izo mbuga, kubera agaciro ubaha ndetse n'uwabigusabye. Icyo gihe rwose bigufasha kujya ku murongo. Buri cyumweru ikorera igenzura, ntugategereze ko abandi bakubwira ngo urakabije cyangwa ngo babe bakwinuba. Wowe ubwawe ibaze ati mu cyumweru cyose icyatwaye umwanya wawe cyane kurusha ibindi ni iki? Icyo wagezeho n'icyo wifuza muri iki cyumweru ni iki? Iyo imbata y'imbuga nkoranyambaga rero, kubera umwanya umara ku bintu bidafite akamaro, ubura umwanya wo gutekereza, kandi nta terambere wageraho udatekereza ku byakugirira akamaro. Hari handi wisanga uri munyamugiyo bijya nyine ubwo batanu uzanabibona, ugasanga nyine ushatse guterura iby'abandi, ibintu bitagufitiye akamaro cyangwa bidagafitiye inshuti zawe, nyine ukabona uri gukora ibintu nyine ubona ubundi ujye wibaza, ibi bintu ndimo bifitiye akahe kamaro direct. Umwanzuro hano rero abahanga batanga n'uwuhe: iterambere muri tekinoloji ribereyeho kuduteza imbere, ntiribereyeho kutugira imbata. Imbuga nkoranyambaga ni inzira imwe yo kuduhuza n'abandi no kunguka inshuti, ariko tutarebye neza ryatugira imbata, ugasanga nta terambere tugezeho. Bishobora kandi no kutubuza umwanya wo gusabana n'abandi mbona nkubone. Ibi bikaba bigira ingaruka mbi mu miryango. Niba wiyumvisemo kuba imbata y'imbuga nkoranyambaga, gerageza gukurikiza izi nama nkubwiye. Inshuti yanjye, ibintu bizagufasha. Ubeshye se? Yes, ni gutamani guta kuri mikro za Isango Star 91.5 FM, 105.5 kuri FM. Ese mo rwose ko ibintu tubiganiraho, kandi ushobora kwibaza se nabaye imbata uriyo udukurikiye, kuko n'ibimenyetso birabigaragaza. Niba ukibyuka mu gitondo, ikintu cya mbere ukora ari ugufungura app za WhatsApp n'izindi, ugasanga umara umwanya munini ureba kuri izo mbuga bidafite akamaro, nk'inkuru z'ibihuha twabonye, utuntu abandi bishyiriho tutakugirira umumaro n'ibindi. Ariho hose uri kumwe na telefone, haba mu bwiherero, ugiye guhaha, uri gukubura cyangwa uri gukora utundi turimo muri office n'ahandi hose, mu ngendo nahe, uri imbata. Igihe cyose ubureba, niba nta nkuru nshyashya yaje, uhora refreshinga, uhora kuri scroll, uri imbata. Inshuti zawe zose uba wumva mwahurira mukanaganira ku mbuga nkoranyambaga, usabye nimero ugasanga uramubaza ati se uri kuri WhatsApp, ukamubaza amazina akoresha n'ibiki kuri za Instagram n'ahandi, uri imbata. Igihe cyose ubureba ureba akantu abantu batangaje, se niba abantu bagakunze bagakoreshe yabagize gute, uri imbata. Urushaka kuba wabona connection internet hafi aha, ugera mu rugo rw'abantu mbere yuko unasuhuza abantu cyangwa ngo tuze bakwakire, ati se hano hari wifi, uri imbata.
akantu kose ukoze cyangwa se ubonye uhita ufotora, ugasanga urasangiza inshuti zawe ibyo wariye, aho uri, ibyo ubonye, ibyo wambaye, abo muri kumwe. Uri imbata. Imbuga nkoranyambaga ziba zarabaye kimwe mu bintu bigize ubuzima bwawe bwa buri munsi, ukumva ntiwamara igihe runaka utazisuye. Aho ngaho uri imbata, ukaribwaribwa. Iyo ufite akanya ntacyo uri gukora uhita wadura telefone cyangwa imbuga, n'ubundi ubu nariho deje. Aho uri imbata. Ibi rero bigutera nk'uko twagiye tunabibona, kutanyurwa no kutishima, bitera ishyari, bitera kwiganyira no kubaho nabi. Nshuti yanjye, ndizera ko benshi mwagiye mwiyumva, kandi buri wese ndamwifuriza gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo buri responsibly, mu buryo bwa nyabwo. Uracyari kumwe nanjye Guta Mani Guta Inisa.